cyane nimenye abantu uzabasiga uzabajyana kari umuntu hora se kari umuntu hora avuga ngo abana oya shani yakunda abana be ariko nyine urumva icyo kintu nzakibabaza ari bazabasiga cyane abana urumva ntago wakunda akacho kubazaga barazabasiga kagira ngo ngiye kongera kubiba ntago wakunda abana ngure ko waba muguhaye zo bagira shani yaramutse avuze ngo ntago nabarira abana n'ubundi abana twabafata n'ukuri ariko iyo kintu nyine cyo gusubira nawe na Maritini burya ngaho yaciye nawe urabizi rwose umugore ashobora kwicisha reka nanjye mbabiza mbi umugore ashobora kwicisha hirya no hino kubera umujinya kubera gahinda akavuga atereka ariko jewe nyine ariko abonye umugabo aje nawe urabizi ashobora gucurura nk'abantu bubatse ni mwaka utari kumwe n'umuntu burya ni mwinshi uramwibagirwa erega burya ntago umwibagirwa ariko ushaka ufite umujinya n'agahinda no gutekereza ku bintu byinshi nyine wenda atakwitaho ariko ntago buriya navuga ngo ashobora kugaruka niba bana rega Saduni ariwe batabana umuntu mwabyaranye abana babiri mugasezerana nubwo habamwe ibi byose zagara ariko yaza agashyira agapira hasi akabatishe n'imbabarira kandi babana rwose ibyo bintu ntabwo nabiteraho comment nyinshi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Mwifurize ibihe byiza wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko ugiye kwikora kugira ngo tujye tubana gatano kuri gatano Manzi Imana Manzi yamwiza Manzi Sadunda ndagusuje wowe uri muri America Australia Canada Asia France Burundi Buja DRC Kinshasa ubwo nuko nabivuze nabe ndamaze hanyuma Kampala Uganda Tanzania Dodoma ndabasuhuje mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda n'utarwumva yihangane mwuka wera musobanurire umeze ute meze neza ntago ndi bukuvuge abantu bamaze kumenya abantu baranzi umuntu utazi sinzi uko abaye mu bibi mu byiza yaba mu bibi yaba mu byiza abantu bose bamaze kumenya namahoro ye baba we muramukazi wa Shani arasa neza ko asa neza yambaye neza nyine nk'umumama nk'umubyeyi arasa neza rwose rero mbere yo kugira ngo twinjire mu kiganiro nze kukubaza ndagira ngo ubanze hari ibintu bimaze iminsi bi trending kuri wowe ufitanye saga ni musaza wawe ninde uriya mufitanye amasaga ninde ni mukeba wawe yego reka nawe se mufitanye saga yego ni muramukazi nari mvanze amasano we Saduni nawe koko webwe nari ngiye kwibaza ikintu nagiye gutangira kwibaza wari utangiye koza umukeba ahana turutse nabaramukazi nawe se mufitanye saga ngiye kwibaza abantu bose amasano rega nubwo turabanyarwanda ariko amasano araducanga yaravumwe ku buryo ugirana umwe Shani yagira mukeba nawe ukagira kubera ko Shani yamukeba yamubabashe cyane nanjye nkabibona ibintu bya mukeba byahise bijyamo Shani ariko yaradupfaye yarapfuye pe Shani yaradupfaye Sadu yarapfuye kandi bura Shani ngiye ntago mwanga niyo namukorera buri kimwe cyose ariko si mwanga nkinamenye iriya nkuru babonye ko mutanga ushaka nihuse tinyana nubwo yaranyisha ariko nuko agifite umujinya bana nacururuka buriya ndizera ko tuzaganira ubushize twaraganiriye asa nk'umuntu wacururutse ariko twaganiriye bike kuko twaganiriye ibijyanye
nama komenti yamuvuzweho menshi kuri biriya bintu kuko abantu barampamagaraga bati ninjye wabiteye nawe yaravuze ko ari njye wabiteye wamuzaniye umurozi ariko amakomenti nagira ngo ayasome anayamenye n'abantu babivuzeho nabo abamenye yego so nabonaga nta kibazo aho gashimira mama w'abapampe cyane naye ndamushimira nagerega ndabikurikirana Sadunda buri kimwe cyose mparashane yamuzaho ijisho nubwo nyine ataranyakira ngamenye ko nanjye nacururutse nashyize agapira hasi ariko mpona mushyiraho ijisho ntago wakumva ngo umugore wa musaza wawe yapfuye ibaze bavuze ngo umugore wa musaza wawe yapfuye nubwo ntwara abana ari muzima nkumva ndishimye ye baba we batwara yapfuye shanaye ndumva icyo gikomere ntazagikira ariko kimwe mu bintu byatumye nkuhamagaza igitaraganya ngo tuganire ni ibintu bibiri burya ntago ari byinshi icya mbere cyari ukuganira ubushize wabonye uburyo shani yatwirukankanye nagira ngo tuganire twumve niba hari icyo uri gutekereza kuba twazajyayo koko yaracurutse tukaganira nawe hanyuma icya kabiri nagira ngo tuganire shani yanigeze kubimubazaho ndamubaza ni nk'aka kanya nk'umugabo wawe aramutse ashatse ko musubirana byagenda gute ansubiza ko nta gahunda rwose wabifiteho ese nawe shani yaramutse agize ikibazo gituma atabasha kuba yakurikirana abana be gatanu ku kandi abana be byagenda biti akaba ari icyo duheraho icy'abana rero ko byagenda abana turabemera yego ntago urumva umuntu akasadunda abana bacu turabakunda ubona kuntu mbarwanira ngemera n'urugo nka rusenya ariko abana nkabakurikira rero abana nta kibazo bagira shani yaramutse avuze ngo ntago nabarira abana n'ubundi abana twabafata n'ukuri ariko iyo kintu nyine cyo gusubira nawe na Maritini burya ngaho yaciye nawe urabizi rwose umugore ashobora kwicisha reka nanjye mbabwiza mbi umugore ashobora kwicisha hirya no hino kubera umujinya kubera agahinda akavuga ati reka jewe nyine ariko abonye umugabo aje nawe urabizi ashobora gucururuka nk'abantu bubatse tuvuge nk'abantu bubatse yego urabizi iyo ushwanye n'umugore wawe ashwana n'ibiryo ukanga kubirya ariko upfa kuba ugiye mu buriri gusa gato kidogo muhita mubabarirana mubabashyashya uko bigenda umugore atangira kugukira igita mu tubere nawe ukabarahindukiye ukabarengeje akaboko tayari mukamubaye inshuti rero shani umwaka utari kumwe n'umuntu burya ni mwinshi uramwibagirwa erega burya ntabwo umwibagirwa ariko ushaka ufite umujinya n'agahinda no gutekereza ku bintu byinshi nyine wenda atakwitaho ariko ntago buriya navuga ngo ashobora kugaruka niba bana rega Sadunda arewe batabana umuntu mwabyaranye abana babiri mugasezerana nubwo habamwe ibi byose zagara ariko yazagashyira agapira hasi akabatishe n'imbabarira kandi babana rwose ibyo bintu ntabwo nabiteraho komenti nyinshi n'abahanga barabisobanuye kenshi burya amarangamutima y'umugore n'umugabo baratandukanye ay'umugore ari hafi kubera iki umugore yabyaye umwana tuvuga urugero wenda habaye nk'intambara umugabo n'umugore murabyarana nyine murabyarana n'umugore ukaba umugabo wa mwana mubyaye amarangamutima umugabo mushyiraho si y'umugore amushyiraho iyo habaye nk'intambara rero umugabo ahita akina ikirenge cye ntanagaruke ariko umugore iyo yirutse ahita atekereza ati uzi ko nasize umwana wanjye asubirayo bamunsinde hejuru cyane twebwe abamama n'abamama bankurikiye barabizi iyo umumama amaze kubyara bahita bashyira umwana we hehe hano mu gituza uri kumva Sadu yarabashyizeho umwana mu gituza niho kukubwira ati no mwana muzatandukana n'urupfu urakoze uzi konsa kana murebana uko nakararamye kare kureba muri kurebana mu maso murebana konsa murebana bituvuga ngo uzi ko usa n'amari nabonye ikiganiro cya Pamela uri kumva kuntu umugore wa Deben yari kuvuga ati umwana wanjye we akibona umwana ati bana nizo nzozi ze no kubya nta kintu naryama taba yumva umwana ari ibintu bitangaje cyane ntaryama ntarya ngaho ibaze icyo kintu none urumva umwana we bavuga ngo turamujyanye abuze uko usetsa noneho ngaho ibaze uwo mwana urukundo uri kumuha uri kumva none se uri umuntu udatekereza uwamuguhaye uko biri kose uramutekereza cyane iyo umurebye uhita utekereza uzi ko asa na Pacifique uhita mwana wa mama
uziko burya uziko Jacques udasa na Pacifique cyane baba we n'isura tinywe akabebe yego yacu rwabo mwana wa mama nukuri ye hanyuma rero mwe mwaza nyine abana mwabatwara mukabarera agenda gute nyine wenda uvanyeho ngo ni inshingano twabikora nk'inshingano mwabikora mubikunze cyane tubikunze icyo kintu sinanakigarukaho abantu barabizi twabikora tubikunze yaba na Shani uzamubaze rwose yaba mama wanje na papa bakunda Shania cyagiye abonye ukuntu bamuntumyeho tujya kureba Shani nabo barabikurikirana ibintu bimubaho bakaba bati uri Kigali uri hafi ihutu turebera umukazana rero urumva abana bacu n'ukuri ese mu muryango wanyu mukunda Shania cyane ariko ntiyari kuvuga ko atawe nabo uzamubaza azi iwacu ukuntu twamwakiriye nase ntiyari kuvuga ko atakongera kubana n'umuhungu wanyu mwemo byakira muti twebo ntago tubiteraho comment nyinshi impamvu abivuga n'uburakari n'agahinda niba Martin iragiye akajya muri Kenya atamubwiye akamusiga nako gahinda ariko agarutse Saduna nawe urabiza agarutse avuga ati sheri n'ukuri mbabarira akamupfukama imbere ndizera ndashidikanya ko Shane yamubabarira rumva rero ibyo bintu ntago navuga ngo ntago bakongera gusubirana natwe tuba dushaka ko basubirana ariko urumva umusaza ngo yagiye kudivorsa ariko yavuze ko agomba kuba yabateranya nk'imiryango hanyuma imiryango ibiri yose igahura mara guhura buri wese agasasa inzobe n'undi agasasa inzobe bakabona bagasubirana ntago yigeze hakana ko batasubirana ahubwo waravuze ati nubwo biri kure ariko bibaye ngombwa bagomba bateranya imiryango ibiri yose igahura pe uzi impamvu buriya yabivuze yaravuze ati buriya yongeye akaza nkabara nawe nta miryango ibimenye akazongera bakankora ibintu nk'ibi ngibi bashobora kuvuga ko ari nge mubi buriya bashaka ko imiryango iterana kugira ngo amenye ko Martin yagarutse niyongera gukora iryo kosa ryo kuvuga ngo aragiye asize Shania azagenda agiye ahubwo ikintu gisekeje inkuru iriho namaze kumva ni yuko Martin ari gutegura gushaka itike Shania akamusangayo nande aho kantu kanguye mu matwi Sadu kanguye mu matwi we urumva kanguye mu matwi ariko ako kantu uri kukumva sanguka notifiya kanguye mu matwi ariko reka nta kintu nabivugaho cyinshi ako kantu nanjye kanguye mu matwi ariko Shania yakoye akaba afite ikibazo ngo mukeba we ngo yamuroze ngo ari uko ngavuye muri Kenya urumva rero ashaka no kubyanga akavuga ati se mukeba bavuyeyo araje arandoze nanjye ngeyo ubwo urumva kiri muri iki arewe mukeba se ninde wabanje mu mboga ko yashaka ko wazibanje ariko wagiye mbabari none wabanje mu mboga noneho ngiye ikintu ndi kwibaza rero azaterura abana batware base nk'abimutse ni ukugenda we nk'ugiye gusura ayo makuru niyo ntafitiye gihamye nanjye mbyimba guca ariko umuntu akabitekereza urumva ntago yasiga abana nizo ubwo urumva yajya gusura umugabo asize abana kandi abana babi abaye ngombwa ko arujyayo n'abana yabatwara ntago yabasiga ibyo se tubyite nko gusura ntangwa tubyite nko kwimuka nanjye nicyo nabaza Shania kava ko imiryango isubirana nagera muri Kenya aritera gahita mukaci mwagiye mutekereza wazagenda agiye gusura yego nibyo nabyumva n'abana ashobora kubasiga akabasigira nk'umukozi nangwa nyirasenge nangwa akabasiga ariko se ushobora kugerayo kiriya gihugu yego ugera muri Kenya uca muri Uganda ukayirenga ukagera Sudani cyane ni kure uzi kujya ugera muri Kenya ngaho ibaze none wagaruka ute utazi n'inzira wenda kugenda azaba muyobora nase azagenda amedita fotora ati nanyuze Kampala nyura za Shania nawe ndabizi ko bari kunyumva akoze ikosa ryo gusiga abana nanjye aho ngaho nkamura mu kazi namuseka ntago yaba akoze ikosa ni ikosa yaba agiye kuganira n'umugabo kugira ngo arebe nyine ubuzima umugabo abayemo noneho azagaruka apakira abana batwana ibyo se ntibibaho nibyo byabaho ariko iyo gahunda ntago ariyo bapanze ntago bapanze gahunda yo kuvanga agiye kureba ubuzima abayemo ahubwo bapanze ubwo gahunda yo kugira gute yo kumusura akamushyira n'abana ko abana amaze umwaka utabona
wakazamushyira n'abana bakamusura bakigarukira. murabeho ntama Ego. murabeho Hello. murabeho Shania nawe tuzongera kubona ni Kenya muri Kenya zatumubaza kuri video call uzajya muhamagara ati Shani muri ameze ate timeze neza ubu ngubu turamenyereye n'umugabo tubayo neza cyane. reka mushimire. Yego wakoze wakoze pe. Naye ndagushimira Sadunda kuntu iyo nguhamaganye witaba neza ukambwira nagusaba service kwayinkorera ntugendere ku mafuti mba nakoze uvuga ati umuntu n'umuntu mubi ajya hemukira muri mu kazi we ntago namuhuza nawe ukemera ukampuza nawe. Naye ndabigushimira cyane. Aya nubundi ngiye kubahuza kuko ntabahuje byazagorana. Ngiye kubahuza uzamumbarize ikintu uzamumbariza nabahuje kuko nawe yansabye ko muhuzana mama pampa akamushimira nzabikora. Yego. Hanyuma rero ikintu ngiye kubahuriza nzabahuza pe ntago ari kera ariko nzabahuza. Uzamumbarize icyo kintu uzakibuke mumbarize ese nujya muri ko numvisha amakuru yuko ngiye kujya muri Kenya bari kugushakira amatike no kwimuka gusura. Yego. Nangwa nukureba Kenya uko imeze aho umugabo wawe abaye cyangwa ukumbuye umugabo. Akira shu uzabimumbariza ibyo bintu cyane dusobanuye nimenye abantu uzabasiga uzabajyana. Kari umuntu hora avuga ngo abana oya Shani yakunda abana be ariko nyine urumva icyo kintu nzakibabaza ari bazabasiga cyane ukunda abana urumva ntago wakunda abacu bakubazaga barazabasiga akagira ngo ngiye kongera kubiba. Ntago wakunda abana ngure ko wabamuguhaye. Yego. Ntago bibaho ugomba gukunda abana naho baturutse hose ukahakunda kuko umuntu ntago wakunda imbuto ngure ko umuzi imbuto yavuyeho. Icyo kintu reka ucumva cyane. Reka tubashimire cyane. Hanyuma rero wenda dusoza ikiganiro ngira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye babonye iriya saga yabaye tugiye kureba Shania bamwe bakatuvuga nabi abandi bakatuvuga neza. Gira ikintu babwira abantu badukurikira ari ikintu nababwira. Hari abamvuga nabi bakavuga ati muramukazi wa Shania n'umuntu mubi ariko bibaho ko abantu bashwana. Sadunda igihe kikagera bakongera kiyunga. Nashwanye na Shania bibaho kandi umuntu mutashwaye ntabwo mu binshuti burasadu cyane. Umuntu murashwana mukongera mukaba inshuti ntago ndi umuntu sindi umuntu mubi nkuko mujya mubibona. Ntago muramukazangiye yavana ibibazo ngo mutererane ndamukunda cyane nubwo duhugizamo nyine tukacengana ukuntu ariko ntago mwanga ngenda mukunda. Erega baracumbwa ne kwifuni bagarubusha utarakarenge. Yego. Kandi ntago wareka kugerayo ntago wareka kugenda ngo nuko mwashwanye kandi ukunda umuntu ugomba kugira ngo umwereke nyine ko urukundo rugiye ari kandi. Yego. So reka rero dushimira abantu badukurikira dusoza ikiganiro. Dushimire ababasha kutwumva, dushimire abagura airtime zabo bakazibyaza umusaruro badukurikirana bareba ibyiza tubagezaho. Kandi dushimire n'abakoze subscribe. Burya abantu baringa ibihumbi abari ingenzi 3 nabingaye bari ingenzi. Yego kuri twebwe Imana ijute mwana wa mama ibahereza umugisha. Ijute mwana wa mama reka mushimire cyane rero. Imana iguha umugisha ni mazima mwana wa mama. Maze Sadunda komera cyane. Yego.